Ku munsi wo kuwa gatandatu tariki 12 Gashyantare 2022 amajonjora yo gutoranya abakobwa bazahagararira buri ntara ndetse n'umujyi wa Kigali mu marushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda 2022 nibwo yarageze ku musozo kuko hari hatahiwe umurwa mukuru ari wo mujyi wa Kigali. Nkuko bisanzwe rero abakobwa batari bake bari babukereye baje kugerageza amahirwe yabo ngo barebe niba batorwa mu bakobwa bazahagararira umujyi wa Kigali muri iri rushanwa. Muri aya majonjora yabereye i Kigali hagaragayemo udukoryo cyangwa se utuntu tudasanzwe twinshi ku buryo rwose mu minsi 3 ishize #Miss Rwanda 2022 iri mu bikomeje kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda ndetse n'ikota amasimbi. Nk'umuntu rero wari uhari nabakusanyije tumwe mu dukoryo nahabonye ndetse ari nako mvangamo n'ibyagiye bigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Icyambere nuko umujyi wa Kigali ariho hantu hagaragaye abakobwa benshi kuko hasuzumwe imishinga, ubwiza n'umuco w'abagera ku 117. Kari akazi katoroshye kuko byatumye biba ngombwa ko ari nawo uca agahigo ko kugira abakobwa benshi bawuhagararira muri uru rugendo rwo gushaka umukobwa uzaba Miss Rwanda 2022. Icya kabiri, uyu mujyi rwose wari ufite abakobwa baje kwiyamamaza banafite izindi mpano zamenyekanye muri uru ruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda. Urugero ni uwitwa Niyomubyeyi Noella. Uyu abenshi bamuzi nka Fofo. Yari yambaye nimero 28. Ubundi uyu mukobwa asanzwe amenyerewe mu gukina filme, akaba anazwi mu yitwa Papa Sava. Yabajijwe rero impamvu yahisemo kwinjira muri iri rushanwa, ashimangira ko ari ukugira ngo abashe kubera ijwi rya bagenzi be b'abakobwa n'abanyarwanda muri rusange. Umushinga we ngo wari uwo kwigisha ubuzima bw'imyororokere mu bakiri bato. Gusa ariko ntabwo byamuhiriye kuko yahawe no 2 ndetse na yes 1. Bivuga ko atabashije kubona amahirwe yo kwinjira mu bakobwa 29 bazahagararira umujyi wa Kigali mu marushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda 2022. Sabine Mutabazi aka Nem TV, uyu ari mu bari babukereye. Yari yabukereye rwose ndetse yabashije no kubona pasi yo kuza mu bakobwa 29 bazahagararira umujyi wa Kigali. Undi mukobwa rero wavugishije abantu batari bake ni uwitwa Kayumba Darina. Uyu abenshi bahise banatangira kumuha ikamba bakimubona asubiza ibibazo by'akanama nkemurampaka. Kubw'amahirwe ndetse yaje no kubasha kubona pasi mu bakobwa bazahagararira umujyi wa Kigali. Akandi gashya nuko ubwirushanwa ryari ririmbanyije kuri murandasi, ubwo ndavuga nyine kuri internet, ku mbuga nkoranyambaga za zindi mwita social medias. Ntabwo byari byoroshye kuko naho rwari rwambikanye mu bafana biri rushanwa, by'umwihariko kuri Twitter na Instagram. Ibitekerezo byaramagana n'amagana bicicikana, ariko bigaruka ku ngingo yuko hagiye hagaragaramo bamwe mu bakobwa ngo bafite umubyibuho, gusa ariko udakabije cyane. Gusa nyine urumva ibi byatumye bamwe mu bakurikiranira irushanwa babyibazaho cyane cyane ko ugereranyije n'ahandi irushanwa ryari rimaze gutambuka. Ubwo ndavuga mu zindi ntare nke zigize igihugu cy'u Rwanda, ho ingano y'abari bahiyamamarije ntabwo rwose yanganaga na bamwe muri aba bakobwa bagaragaye mu majonjora yabereye i Kigali. Ako nagashya benshi banabanje kwibaza rwose mpamvu iki hahindutse imirongo ngenderwaho y'ibisabwa kugira ngo umukobwa abe yabasha kwiyamamaza mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda nk'uko mbere byahoze, aho umukobwa wajyagamo muri bimwe mu byo yasabwaga habaga hanarimo kuba afite uburebure runaka, ibiro runaka ndetse n'imyaka runaka. Ikindi kandi nanone cyagaragaye muri iri rushanwa nuko muri iri jonjora ryo gushaka abazahagararira umujyi wa Kigali muri Miss Rwanda habonetsemo umukobwa witwa Umutoniwase Frida ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Uyu mukobwa yari yambaye nimero 47. Yageze imbere y'abagize akanama nkemurampaka yitwaje umusemuzi wamufashaga kumvikana nabo. Umutoniwase
yakoreshaga amarenga, noneho umusemuzi we akabwira abagize akanama nkemurampaka ibyo ashatse kuvuga. Uyu rero yaje akurikira undi wari wabonetse mu majonjora yari yabanje. Ibi byakomeje ndetse no gushimwa na benshi cyane, dore ko iri rushanwa muri uyu mwaka nyine kuva ryatangira aribwo ritangiye guha amahirwe angana ku bana b'abakobwa bose, barimo ndetse n'abafite ubumuga runaka nk'ubu nyine bwo kutumva no kutavuga, bagakoresha amarenga. Nyuma y'iri jonjora rero ry'umujyi wa Kigali, abantu bakomeje kugenda berekana abakobwa bashyigikiye muri iri rushanwa, ndetse banakomeza kugenda babijyaho impaka cyane. Na n'ubu impaka zikomeje rwose kubica bigacika kuri social media. Nkwibutse ko hateganyijwe igikorwa cyo gutoranya abakobwa bazajya mu mwiherero tariki ya 26 Gashyantare 2022. Ese wowe ushyigikiye nde? Urabona se ari nde uzegukanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2022? Komeza udukurikire ukande subscribe ndetse n'iyo nzogera niba utarabikanda, ndetse kandi ntibikubuze no kuduha ibitekerezo aho muri comment. Tuzabana cyane muri irushanwa, kandi amakuru ya showbiz ya nyayo ndetse ashyushye nta handi usibye hano uzajya uyakura.